ijambo rimwe ni irihe nyuma yo amezi arindwi uri Nshimira cyane cyane inzego z'ubutabera zo mu Rwanda ndetse na leta y'u Rwanda kuba yarashyizeho gahunda y'ubutabera ngubu, ariko nanone mboneraho n'umwanya wo gushimira cyane cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubera ko ubwo benshi bari batekereje cyangwa se baciye n'iteka ko ibintu byarangiye, yego yababajwe n'ibyabaye nk'umuntu ushyira iterambere ry'umwana w'umukobwa imbere, ariko mu bushishozi bwe mu bunararibonye bwe asoza avuga ko yifuza ko ubutabera bwakora akazi kabo. Imyaka 16 ntabwo yari guteye ubwoba? Biba biteye ubwoba of course, ariko iyo wizera igihugu cyawe, iyo wizera ubutabera bw'igihugu cyawe, iyo wizera igihugu cyawe muri rusange, ugera ako bakazamo ariko bikarangira nyine wumva ko byanga bikunda ukuri kuzakora. Yes, mu minsi yose waburanaga wahoraga uvuga ati ndashaka ko urubanza rwanjye rushyirwa mu ruhame. Ni igiki wabaga wize noneho kuri we ku byo wavugaga ati ndashaka ko urubanza rwanjye rushyirwa mu ruhame? Nta kindi ni ukuri. RCS wayivugaho iki? Urwego rwakwakiriye kuva mu kwa gatanu wasurwaga buri munsi, comment yawe, iki kigo ni kinini, urwego rw'ifungwa n'abagororwa mu Rwanda, house comment, abantu bose twakiriye bavuyemo hano tubabaza kuri RCS. RCS nyine ikora akazi kayo kandi igakora ibintu byiza. Ibyo nakubwira nuko inzego z'ubutabera zose ndazishimira kuva nafatwa kugeza na n'uyu munsi aho nabaga, bose ndabashimira kubera ko umuco w'u Rwanda uracyakomeza kandi nizera ko kuri guhora gutsinda. Imana imugisha. Ntago ndahamenya neza ariko mukanya rero. Yes, uko bimeze Ishimwe Dieudonné, Maître Emeline Nyingo, uko bimeze Maître we wamuburaniye, amarangamutima yaramuburaniye. Yego mureka ajya mu modoka akaboko mu modoka. Okay, kwaje. Sawa. Meze rero hano kuri gereza ni nuko meze Maître Suze Maître nguko ko imeze modoka. Maître Nyembo amezi arindwi uburanira Preskid, oya byarangiye uriho Nikamanziza n'umuntu wawe ariko uramuzana. Reka ndebe ko bamuduha. Watsinze ntiwatsinze? Imana yatsinze arararatashye ntararatashye yego cyangwa yagombye kuraratashye. Yes. Nyembo ibyiyumviro byawe ni ibi? Ndishimye ruri mu manza za gustabinze ukurikije mu kwa kane mu kwa 12 gusubikwa umuhezo. Icyo utakoze ni ukwihana umucamanza, ibindi byose byarabaye. Bivuze iki kuri Maître Nyembo? Bivuze ko turi mu gihugu gifite ubutabera, bivuze yuko dufite igihugu kigendera ku butabera, bivuze yuko dufite ubutabera bukora, bivuze ko nubwo twahuye n'inzitane nimba uko nabyita, ariko ukuri kwagiye ahagaragara, urukiko rufata icyemezo gikwiriye. Ntabwo wari ufite? Nta nandi buki. Havuzwemo byinshi, n'iki cyari kiguteye ubwoba muri byinshi? Numvaga ntabwo berega twege buriya tuba duhari nk'abunganira. Ntabwo of course abantu rimwe na rimwe baradufata bakatwitiranya nabo twunganira. Ariko mu kazi numvaga nje ntabwo bamfite nani. Asabirwa imyaka 16 ku ruhurirane rw'ibyaha bitatu. Wamubwiye iki, yakubwiye iki nyuma yo ku comment? Iryo ni ibanga ry'akazi. Iryo ni ibanga ry'akazi, ariko icyo navuga nuko kubera ko yari yambyiye ko atabikoze, naramutrustinze kandi nizeye ko mwiburanisha ubushinjacyaha bwari bwajuririye Elisa ndetse n'umunoteri we, ari nacyo kirego cyanyaho motifu yanyu niho yarishingiye, ariko ubushinjacyaha buti ibyo mubireke ntimubihishingiro twamaze no kuregera urukiko. Mwisobanuye iki? Biriya ntago kwari ukujurira kuko ngira ngo n'ubwa mbere urubanza rugiye bari baregewe mu mizi. Ibyo ni ikimenyetso defense yanyu yari imikono, bakavuga ati iyo mikono twamaze kuregera urukiko. Ntabwo discussion no guterana impaka kwaba kwarabaye. Defense yacu ntago yari imikono yonyine, harimo ibintu byinshi bidahuye n'ibyo amategeko ateganya.
oya ayo veuti veuti ngaha nguyu iyi niyo modoka imuzanye mu modoka nziza ya fime. pa mikoro iri he ijambo rimwe ni irihe nyuma yo amezi arindwi uri ya Nyaruzi avuze iki kuri wowe Nshimira cyane cyane inzego z'ubutabera zo mu Rwanda ndetse na leta y'u Rwanda kuba yarashyizeho gahunda y'ubutabera nk'ubu, ariko nanone mboneraho n'umwanya wo gushimira cyane cyane nyakubahwa perezida wa repubulika kubera ko ubwo benshi bari batekereje cyangwa se baciye n'iteka ko ibintu byarangiye, yego yababajwe n'ibyabaye nk'umuntu ushyira iterambere ry'umwana w'umukobwa imbere, ariko mu bushishozi bwe mu bunararibonye bwe asoza avuga ko yifuza ko ubutabera bwakora akazi kabo. Imyaka 16 ntabwo yari guteye ubwoba? Biba biteye ubwoba of course, ariko iyo wizera igihugu cyawe, iyo wizera ubutabera bw'igihugu cyawe, iyo wizera igihugu cyawe muri rusange, ugera ako bakazamo ariko bikarangira nyine wumva ko byanga bikunda ukuri kuzakora. Yes, mu minsi yose waburanaga wahoraga uvuga ati ndashaka ko urubanza rwanjye rushyirwa mu ruhame. Ni igiki wabaga wize noneho kuri we ku byo wavugaga ati ndashaka ko urubanza rwanjye rushyirwa mu ruhame? Nta kindi ni ukuri. RCS wayivugaho iki? Urwego rwakwakiriye kuva mu kwa gatanu wasurwaga buri munsi. Comment yawe, iki kigo ni kinini, urwego rw'ifungwa n'abagororwa mu Rwanda. House comment. Abantu bose twakiriye bavuyemo hano tubabaza kuri RCS. RCS nyine ikora akazi kayo kandi igakora ibintu byiza. Ibyo nakubwira nuko inzego z'ubutabera zose ndazishimira kuva nafatwa kugeza na n'uyu munsi aho nabaga, bose ndabashimira kubera ko umuco w'u Rwanda uracyakomeza kandi nizera ko kuri guhora gutsinda. Imana imugisha. Ntago ndahamenya neza ariko mukanya rero. Yes, nguko uko bimeze Ishimwe Dieudonné, Maître Emeline nguko uko bimeze Maître we wamuburaniye, amarangamutima yaramuburaniye. Yego mureka ajya mu modoka akaboko ajya mu modoka. Meze rero hano kuri gereza ni eze Maître Suze Maître nguko uko imeze mu modoka. Aha ni Mageragere, ubundi umurenge n'uyu wa Mageragere. Iki cyapa mubona ni cya Nyarugenge prison. Aha niho urugendo turutangiriye nka Jaras Official TV Press Kid wamenyekanye nka Ishimwe Dieudonné. Urugendo rujya kumutora turuhereye aha ngaha. Ubundi Mageragere ntabwo gereza ari nziza ariko yatumye namenyekana cyane. Ubuse twari kuza aha ngaha. Yes, aha ni ku kilometero, ni ku birometero 2 n'igice ngo ugeraho Press Kid afungiye. Yamaze kurekurwa byanze bikunze ararara ageze mu muryango we. Ngewe reka nikomereze, nitwa Jean Paul Nkundineza. Urugendo rwacu ruracyakomeje. Aha ni mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Mageragere. Hano n'ubwa mbere mpagaza mu buryo bwo kuvuga n'amashusho, ariko byari bikwiye. Hano yahaciye ajya gufungwa, agiye kuhaca arekurwa. Twakomeje.
aha turi ni kuri gereza ya Nyarugenge. Iriya modoka ifite plaque za Sudani y'Epfo, ishobora kuba neje kureba Press Kid. Uyu munsi nta sura ryabaye, uyu munsi ntabwo baje gusura, si umunsi rusange wo gusura. Aba bose mubona uhereye inyuma ukagera imbere baje kureba Ishimwe Dieudonné. Turava hano tujya Classic. Miss Iradukunda Elisa ari hano, namubonye. Aba Miss barahari, abashu nababonye. Ndimbati yaravuze ngo aratashye ariko ngo nawe azataha. Yes, turi hano nta kindi tuje, nitugira amahirwe urwego rw'amagereza mu Rwanda ruratwemerera tujye muri gereza imbere. Ngewe ndacyari Jean Paul Nkundineza, Imana ibarinde mwese. Yes, turacyari hano, turava hano paka buce, turava hano tu Classic. Metre Nyembo amezi 7 uburanira Press Kid. Oya byarangiye uriho. Ariko uramuzana. Reka ndebe ko bamuduha. Watsinze ntiwatsinze. Imana yatsinze ntaga. Arararatashye ntararatashye yego cyangwa. Yagombye kuraratashye. Yes. Nyembo ibyimviro byawe nibi. Ndishimye. Ndishimye. Ruri mu manza za gustabinze. Ukurikije mu kwa 4 mu kwa 12 gusubikwa umuhezo icyo utakoze no kwihana umucamanza ibindi byose byarabaye. Bivuze iki kuri Metre Nyembo? Bivuze ko turi mu gihugu gifite ubutabera. Bivuze yuko dufite igihugu kigendera ku butabera, bivuze yuko dufite ubutabera bukora, bivuze ko nubwo twahuye n'inzitane n'imbaruko nabyita, ariko ukuri kwagiye ahagaragara urukiko rufata icyemezo gikwiriye. Ntabwo wari ufite? Nta nambwe iki. Havuzwemo byinshi, niki cyari kiguteye ubwoba muri byinshi? Numvaga ntabwo berega twege buriya tuba duhari nk'abunganira. Ntabwo of course abantu rimwe na rimwe baradufata bakatwitiranya nabo twunganira. Ariko mu kazi numvaga nge ntabwo bamfite nani. Asabirwa imyaka 16 ku ruhurirane rw'ibyaha bitatu. Wamubwiye iki yakubwiye iki nyuma yo comment? Iryo ni ibanga ry'akazi. Iryo ni ibanga ry'akazi ariko icyo navuga nuko kubera ko yari yambyiye ko atabikoze. Naramutrustinze kandi nizeye ko mwiburanisha ubushinjacyaha bwari bwajuririye Elisa ndetse n'umunoteri we ari nacyo kirego cyanyaho motifu yanyu niho yarishingiye ariko ubushinjacyaha buti ibyo mubireke ntimubihishingiro twamaze no kuregera urukiko mwisobanuye iki? Biriya ntago kwari kujurira kuko ngira ngo n'ubwa mbere urubanza rugiye bari baregewe mu mizi. Bari baregewe mu mizi. Ibyo ni ikimenyetso defense yanyu yari imikono. Bakavuga ati iyo mikono twamaze kuregera urukiko. Ntabwo discussion no guterana impaka kwarabaye. Defense yacu ntabwo yari imikono yonyine. Harimo ibintu byinshi bidahuye n'ibyo amategeko ateganya. Harimo ibintu byinshi bidasobanutse.
iyo mvuze kudasobanuka nuvuga bitajyanye n'ibyo umushingaamategeko yagaragaje hari harimo ibimenyetso twumvaga ko dushingiye ku itegeko bitagombye gushingirwaho. turi gusatira impera z'umwaka wowe uburana imanza nyinshi uru rubanza ruri mu manza nini uburanye 2022 yes muri or uyu no mwaka yes ruri mu manza naburanye kandi zitari zo ziri success intego zawe 2023 ni zihe? ni ugukomeza gukora neza, gukora mu buryo buri professionnel nk'uko twabigaragaje, gukora tugira ngo turebe ko twatanga natwe umusanzu wacu kugira ngo ubutabera Maître Emeline Nyembaburana izihe manza? Hari divorce, hari shinjabyaha, hari commerciale, ubundi nizihe nikiye gisata wisangamo? icya mbere ni umupenaliste kuko nabanje kuba umushinjacyaha. Ku myaka ingahe? Nabaye umushinjacyaha imyaka 6 hano mu rugaga rw'abavoka mpamaze hafi imyaka 12 irenga. Abana bawe harimo wumva uzigalo kurikije Ndabyifuza. imisozi n'inzitane uhura nazo? Ndabyifuza. Congratulations. Thank you. Amahirwe masa. Uyu ni Maître Emeline Nyembo waburaniye Ishimwe Dieudonné kuva yatabwa muri yombi ari mu bugenzacyaha kugeza mu bushinjacyaha yewe. Atubwiye byinshi twe turaguma hano kugeza atashye. Yes, turacyari hano.